Bene data ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Dusangira amagambo y'Imana tubona mu byakozwe n'umwici cyacu na gatatu umurongo wa 27 avuga ngo kuko abatuye Yerusalemu n'abakuru babo batamenye uwo cyangwa amagambo y'ubuhanuzi asomwa mu masabato yose, nicyo cyatumye babusohoza ubwo bamuciraga urubanza rwo gupfa. Kandi nubwo babuze impamvu zo kumwicisha basaba Pilato kumwica, bamaze gusohoza ibyanditswe kuri we byose bamumanura ku giti bamushyira ku mva, ariko Imana iramuzura. Umurongo wa 38 39 nuko bagabo bene data mumenye ko ari muri uwo tubabwira kubabarirwa ibyaha, kandi uwizera wese atsindishirizwa nawe mu bintu byose by'amategeko ya Mose atabashaga kubatsindishiriza. Imana yacishimwe cyane. N'amagambo Paulo yavugaga ubwo yari ari muri Antiokia Pisidia, ari guhamiriza Abisirayeli ko ibyo bari barabwiwe mu buhanuzi basomaga buri sabato bajya mu materaniro ko byahishuraga Kristo. Imana yashaka ko bazamenya Mesiya bakakira agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu. Ariko avugamo ko nubwo ari Imana yabashakagaho atari ko byagenze, ahubwo abo bakuru bari muri bo ndetse n'abayuda benshi ntago bigeze bamenya ibya Kristo, mu byo byatumye bamwicisha. Ariko Imana iza kumuzura. Nyamara nubwo bamwicishije, Imana yari yabateguriye ko Kristo ari ugomba kuzabatsindishiriza, nk'uko byanditswe bivuga ngo muri we bakababarirwa ibyaha byabo, ngo ndetse akabatsindishiriza. Mu yandi magambo akabaha gutungana kwe, akabaha kubabarirwa ibyaha, kuko nicyo Imana yashakaga bwo yatangaga Kristo Yesu. Rero igitumye ntekereza kuri aya magambo nuko natwe abenshi muri twebwe tuvuga ko dukizwa, tuvuga ko tuzi Imana, tuvuga ko dusenga, ndetse tukaba mu bihe by'ijambo, yaba ari rivugirwa kuri internet, yaba ari rivugirwa mu matorero tubarizwamo, abantu bakasoma, abantu bagasenga, bakajya mu bihe bitandukanye byo gusenga. Ariko nashaka kubaza wowe, iyo usoma ibyanditswe umvamo iki? Aho nawe ntago uzamera nk'aba bicisha umwami, kuko niba utamenya mu Kristo mu byanditswe byose usomye ngo icyamuzanye ari cyo kubabarira abantu ibyaha ndetse no kubatsindishiriza ngo byakire, nawe ntawe utandukaniye n'abariye. Niba dusoma tukumva bavuga, ariko mu bintu byose duhishurirwa mu Kristo, waje kubabarira abantu ibyaha, waje kubahereza ubuzima bushya, waje kubapfira kugira ngo igihano ngo nk'uko igihano ngo kimuduhisha amahoro cyari kuri we, ntaba ari byo umenya kandi ari byo Imana ishaka kumenya, nawe uri mu bari kubamba umwami. Ndakwinginga rero kubw'imbabazi z'Imana ngo uhindukire umwami, winginga umwami kugira ngo aguhereze kumumenya. Ibihe tuvuga byo gusenga, ibyo bihe tubamo byo kumva ijambo ry'Imana, ibi byose tuvuga duparticipamo cyangwa dukora, biduhe kumenya Kristo, kuko nicyo cyazanye umwami. Kandi kumenya nta kindi nuko tumenya ibyo yamuzanye, tukababarirwa nyine ibyo byaha nk'uko ijambo ry'Imana ribivuze, tukakira no gutsindishirizwa kuba muri Kristo Yesu. Imana iguhe umugisha, umunsi mwiza.